burya ngo uburebure bw'amano yawe bushobora kuguhishurira ko uzaba umukire cyangwa se umukene. Ikindi kandi ngo burya uko amano yawe ateye bishobora kukubwira uko uteye cyangwa se uko ubayeho mu buzima bwawe. Gusa nanone kuba ufite amano agaragaza ko uzaba umukire ntibizatume wigomeka cyangwa se ngo wange gukora, ngo uvuge ko uzaba umukire kubera ibyo wagenewe, kubera ko ibyo dukora uyu munsi nibyo bitugenera ahazaza hacu cyangwa se bikatugenera ubuzima tuzamo ku hazaza hacu. Ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze wowe uhisemo kubana natwe, aho tugiye kubana mu tuntu n'utundi. Tugiye kurebera hamwe uburebure bw'amano yawe, uburyo amano yawe agiye ateye, uko amano yanjye ateye sika yawe ateye, ariko kandi ibi byose bifite ubusobanuro kandi bifite icyo bigaragaza ku muntu, imiterere cyangwa se ibiranga umuntu bitewe n'amano afite. Turi kuri Media Empire, ngiye kubagezaho ibi kandi nkaba ndi no kubaha ikaze, ndi Isingizwe Edith. Turatangira rero ku bantu runaka, aho tugiye kubabwira ubusobanuro bw'amano yose, ariko ntabwo abantu bagira amano ameze kimwe, niyo mpamvu turagenda tuvuga umwe ku wundi. Tugiye gutangira rero ku muntu ufite ino ry'igikumwe rikaba ari rirerire. Niba ufite ino ryawe ry'igikumwe ari rirerire cyane kurusha andi mano yose, byerekana ko uri umunyabwenge cyane ndetse ufite ubushobozi bwo kuba wahanga udushya kandi dufitiye abandi akamaro. Ikindi kandi ugira ibitekerezo byinshi cyane ndetse by'ingenzi mu bandi. Ibi ngibi ni ibintu biranga umuntu ufite ino ry'igikumwe. Ubwo ni ryano rya mbere ribanza, rikaba ari rirerire kurusha andi mano yose. Hari abantu bateye uku cyangwa se hari abantu bafite ikirenge gifite amano ameze uku. Niba ufite rino rero, ibyo ngibyo nibyo bikuranga. Turajya ku muntu wa kabiri. Niba none hino ryawe ry'igikumwe riri gufi kuruta ayandi yose, bivuze ko uri umuntu uzi gushyira mu gaciro, uvuga make, ushobora kuba umudiplomate mwiza kandi ugenzura cyane. Ikindi kandi ntupfa kuvuga ibyo wiboneye. Ibi ngibi ni ibintu biranga abantu bafite ino ry'igikumwe rigufi kuruta ayandi yose. Umuntu wa gatatu ni umuntu ufite ino rikurikira igikumwe rikaba ari rirerire kuruta ayandi yose. Ubwo ku kirenge cyacu riraba ari ino rya kabiri. Uyu muntu rero ibintu bimuranga ni uko yifitemo impano y'ubuyobozi, bivuze ko ushobora kuyobora abandi, ukaba uri umuntu ugira umurava cyane kandi icyo ugamije usiga ukigezeho byanze bikunze. Ibi ngibi ni ibiranga abantu bafite ino rikurikira igikumwe iyo ryabaye rirerire kuruta ayandi yose. Undi muntu kandi ni umuntu ufite ino rikurikira igikumwe ariko rikaba riri gufi kuruta ayandi yose. Twari tuvuze ino rikurikira igikumwe ari rirerire, none tugeze ku muntu ufite ino rikurikira igikumwe ariko rikaba riri gufi kuruta ayandi yose. Ibintu biranga uyu muntu rero ni uko atajya mu buzima bwe. Ikindi agerageza gushaka ukuri muri buri kintu kandi kwibeshya ntibiva muri gahunda ze. Ibi ni ibintu biranga abantu bafite ino rikurikira igikumwe gusa riba riri gufi kuruta ayandi yose. Gatanu, umuntu tugiye kubabwira ni umuntu ufite ino rya gatatu riba ari rirerire kuruta ayandi yose, aho arangwa no gukunda gutsinda mu buzima bwe. Akaba ari umuntu uhora wifuza gutsinda kandi agatsindira mu bushorishori, ndetse akaba yifuza guhora ari uwa mbere mu buzima bwe bwa buri munsi. Ibi ngibi ni ibintu biranga abantu bafite ino rya gatatu ku kirenge ariko rikaba ari rirerire kuruta ayandi yose. Undi muntu kandi nanone ni umuntu ufite ino rya gatatu ariko rikaba riri gufi kuruta ayandi yose, aho uyu muntu arangwa no kuryoshya mu buzima bwe, akaba yikundiriraho cyane ariko byose akaba abikorana ubushishozi bwinshi, ku buryo hagize umwishinga yahura n'akaga gakomeye. Mbese hari abantu usanga baryoshya cyangwa se bameze nk'aho bakundiraha, ariko mu gukora ibyo bikorwa bakaba babikorana ubushishozi. Rero hari n'abandi usanga babikora ntacyo bitayeho. Niyo mpamvu tuvuga ko umuntu wishinze uyu muntu ariko adateye nka we ashobora kubihuriramo n'akaga gakomeye. Ibi ngibi rero ni ibintu biranga abantu bafite ino rya gatatu rigufi cyane kuruta ayandi yose. Undi muntu tugiye gukurikizaho nanone ni umuntu ufite ino rya kane rikaba ari rirerire cyane kuruta ayandi yose. Uyu muntu rero bimwe mu bintu bimuranga ni uko akunda umuryango we cyane kuruta ibindi byose. Ni umuntu ubabazwa cyane n'ibyago bibaye kuri bamwe mu nshuti ze za hafi, kandi akaba ari umuntu ukunda gutega amatwi abantu bafite agahinda. Ibi ngibi ni ibintu biranga abantu bafite ino rya kane ariko rikaba ari rirerire kuruta ayandi yose. Undi muntu kandi ni umuntu ufite ino rya kane ariko rikaba riri gufi kuruta ayandi yose. Uyu muntu ni umuntu utandukanye cyane n'ibyo tumaze kuvuga, aho yitandukanya cyane n'inshuti n'abavandimwe. Ikindi akaba atagira amarangamutima.
Uyu muntu ni umuntu ufite ino rya kane rikaba riri gufi kuruta ayandi yose. Ni ryandi riba ryegereye akantu gatoya k'agahera. Iyo riri gufi kuruta ayandi yose, ubwo ni ino rya kane. Uyu muntu rero atandukanye na wa muntu twari tuvuze ufite ino rya kane ariko rikaba ari rirerire. Aho tuvuze ko uyu muntu ufite ino rya kane akaba riri gufi kuruta ayandi yose, ari wa muntu noneho witandukanya cyane n'inshuti ze, mbese ntabwo aba ashaka kwisanisha nabo cyangwa se ngo abe ari kumwe nabo cyane, akitandukanya n'abavandimwe be, ikindi akaba atagira amarangamutima. Umuntu wa nyuma rero tugiye gusorezaho by'umwihariko ni wa muntu ushobora kunyeganyeza ino rye rya nyuma. Ino ry'umuntu rihera rikunze kuba ari akantu gato cyane ko ku ruhande. Uyu muntu rero ufite ino ryo ku ruhande ryo ahanini ntabwo turisanisha n'andi tuvuge ngo ni rirerire cyangwa ni rigufi, ahubwo icyo tugiye kurivugaho ni umuntu ushobora kurinyeganyeza cyangwa se kunyeganyeza akantu kari ku ruhande ariko kanyuma akantu ka gatanu. Ibintu rero biranga uyu muntu ni uko uyu muntu ahora yishimye, ni umuntu uhora wishimye mu buzima bwe, uzi kubana neza n'abandi bantu ndetse usabana, ariko kandi niba atari ko bimeze utandukanye n'ibyo tumaze kuvuga haruguru. Niba ubasha kunyeganyeza aka kantu kawe ka nyuma, uri umuntu usabana mu buzima kandi uzi kubana n'abandi neza. Rero dutekereza ko abantu twese tudafite amano ameze kimwe. Hari amano ufite, afite uko ateye, nanjye mfite uko amano yanjye ateye. Rero bitewe n'ibyo twagiye tuvuga, urareba ku kirenge cyawe ubundi urebe ubwoko bw'amano yawe, uhita ujya kumva icyo asobanuye cyangwa se ibintu bikuranga kubera ya mano ufite. Wakoze kubana natwe, twari kuri Media Empire, yanjye mwari kumwe muri iki kiganiro, ndi Isingizwe Edith. Ntuzacikwe n'ibyo tuzakugezaho ubutaha, ndagushimiye cyane.